ubu se nzayisengara arabonekara cyangwa yagiye ku muhanda. Zayisenga banza ntaho harahaye. Zayisenga we Zayisenga agari hano sunza mu mafaranga ganjira nzazambure ariko kanyicare hano arambona harazira. Wetin be this Jesus witabisha amaguru boshye nuza boshimwe ari ndi kukumva nuko ari usinzi ko nawe mibereye mu iyo hakurya. Nta kibazo. Zanjije ziri hehe abana babakobwa abona babonye iyo hakurya bari mu gikari. Okay mwana shimwe nshaka kuguha akazi wicare hano. Nshaka kuguha akazi akazi ngiye kuguha akagira gute urumva akazi ngiye kuguha dore nabonye wo mukobwa yatangiye kumera utubere da mutoya ariko urabizi ko ari impanga wa wundi waje gatoya idivide yatangiye kumera utubere. Nabonye atangiye kuzana ibintu by'ubushinzi ibintu by'amatelefone umuncungira umubona uhita umbwira nshaka kumujyamo amamiliyoni. Inka zo ni dagadaga ni rwampirigita uwo muncungira ndabishoboye kansubire mu tuntu nawe ndi gukora hano inyuma. Irukanka umbwire ka Divina kagere hano nako ndagashaka. Kabwire yewe Divina urakoze kuza. Wari uri mu gikari uri gukora uduki? Okay nshaka kukubwira ibi. Muri ino minsi hari ibigabo bidafite 12 biri kwirirwa biri gushaka utwana tw'udukobwa. Mbabari uzirinde. Ngiye kuryama wirinde kuko muri ino minsi ushaka. Hari akasore nabonye keza gafite inka zazindi zifite amahembe ameze gutya. Niko nzakwiye. Nesiko nanje niboneye. Wiboneye undi? Apfa kuba afite akana. Ntari ngiye kuryama nyuma y'iminota 30 n'amato. Oya uze kumbyutsa. Hari ahantu ngiye kuja. Sawa ngo usubira muri twatenye wari urimo. Muhamagara ndabona yatinze kumpamagara reka nze muhamagara. Uyu ni shemi nyakuye. Kuri nabwo ngo ndararamo ngo ndamuhamagara ariko ni yego sheri stumba bandi icuki no ntabwo niko kumva neza. Yego sheri sheri stumba bandi mavuta meza none urukundo rukunyotsamo nikomeze. Konkumbura gusa sindabizi nje uburyo njyohereragamo ugomba kuba wankumbuye kandi noneho urabizi nagutegure none impano noneho sasa urahita uyikunda. Ayi ariko sheri kankubwire rero sibyo itegure nenda kuzagusohokana hahandi ku mazi kuri Mutobo igisenyi. Ariko sheri nawe uranyicaga ariko si none umva rero nkubwire ngiye kugutera umutoma wumve sheri unyuzuza umutima akamuririmbira akaririmba sibyo cyuki canje sheri ukumvisha ute none ni gatoya kanza kuririmbira ikinini none si uri gukora uduki
Asha nanje undice ndi kurya inkoko wakubwira noneho shahu mama agiye kuyikaranga namubeshe ngo shera araza kunsura ariko kakubwire ejo uzaze tuzateka isamaki ariko inkoko yo ubu ndi kuyivovora asha wakwereka icayi kiri impande imikati z'iwacu zaradusema ariko sheri kankubwire nenda kugura akamodoka ariko nawe nzakugurira kawe kandi umva noneho nje ntago nshaka kugeza ngo rugendeshe n'ibirenge imodoka tuzayigurisha iko nzi ko nta mafaranga ugira noneho size izi ngizi nkono urebye cangwe ndiho noneho ubu ngubu nambaye agapira keza agakweto noneho ibijanye noneho n'ibyo kurya byo imikati ndabizi wowe mbesha nubwo si ko nzi ko nta mafaranga ugiraga wishe umuzungu wayakuye iwacu siko turabakungu ubu nicaye mu ntebe iwacu z'amadive ubu ndi kureba agateleviziyo wabikubwira mbese wabikubwira noneho ko umugoroba ndaguha mama muvugane mama ukuntu agukumbuye noneho hari n'inkoko yavuze ngo azabagoge y'igisake kano kanya samayini tarashize Sekutari kunde, una nata gukombe. Ya kwenda tukapuru gukombe na bebe. Rabjene. siku nakuwe Siku fiti sana. Basi nzikira bwari muri gusa. Sikare kamugiriza. najya Sibitanzije kuri phone. nasiga naguhamagaye bikanga Na bebe byaranze cyabuze amene. arayaguze Kwenda gukunda cyane. ndagukunda mubyafu Kandi gukunda. ndagukunda ariko sinagubonye Beriki. beranyine Ese umuntu ukunda hari icyo utamukorera. ntacyo ariko ndagukunda Sura nkundaga ko ntabategereje ko. uri hano papa wawe yambwiye ngo iki ntabwo ugomba wewe urubona subira mu rugo uvugana kuri telefone none si wari unyabe ubundi ni inkweto si wari ukubwira ariko nje ibyangwe byanje ko bimwe mba nabisize mu rugo si wari ukubwira ngo uri kuki ariko wari ukubwira ngo uri kugihugu do reba shaka wari ukubwira ngo uri kugihugu ngo wicaye mu none si wowe ntiwambwiye ko ukundaga abantu batirata oya nta n'amafaranga ugira gusa ariko si none ariko mpobere komanda yanjye none si wambwiye ko ukundaga abantu batirataga none uzi ko watuma nje kugurira n'inkweto reba shaka enda nkweto none ntabwo wankundaga ntabwo naragukundaga ariko rero ariko nawe njye oya rwose aho byashoboka wese twaduhuye urukumbwira ngo si uvuze ko ukunda ngo ntabwo ruguraga ibintu ariko nyamara wowe wakwihanganye mbabare ntonye oya ongera uri kucyangwa uri kurya inkoko oya rwose ariko ngiye kumpobera nta nkundaga ibintu ariko si none ubu ukurikije neza nk'uko wari uri kumbwira umuntu ujyaga inkoko cyangwa yambara ese inkweto nini oya yewe urukundo bujya rwarabuze mu bantu musanganye na wa muhungu nimba ari uwo kwanduza ntabwo muzi ariko musanganye n'undi musore Divina urandumbiye niba hariho abantu bandumbiye bwa mbere na mbere ni wowe uzi ko ari yanyangiye no kuza yari yanze yari yabyanze
ntabwo bishoboka. Ntuzongere. Uzongere? Rukunsekerezo buride se urukubona ndi kurebayo. Dore ko kari gushinyira. Ba Sugar Daddy bagiye kukonona. Kanzi wagize umwaku. Sha, ndababaye. Ndababaye.